mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezwaho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakiyende Sadoki, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusuhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugufi. Reka mbasuhuze kandi mbifurize n'ikaze muri uyu umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndatekereza rero ko aho muri hose muguwe neza kandi ko mukomeje kunezezwa n'ubuntu bw'Imana. Imana rero ibaha umugisha kandi ni karibu muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka nizere yuko munezerewe. Reka twongere tugaruke mu Baroma igice cya 14 umurongo waho wa 7, aho Bibiliya itubwira ngo nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Nta muntu uri kuri iyi si umeze nk'ikirwa ngo avuge ngo nta wundi muntu ushobora kumukoraho, ndavuga gugira icyo akora ku buzima bwe, kuko ntago uwabaho. Ahubwo twese tugiye dushinze imizi cyane mu masano tugiye dufitanye, bityo bigatuma nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo ariho kubwe cyangwa se napfa azapfa kubwe. Ntago bishoboka. Ari nayo mpamvu turimo kuganira ku bijyanye n'imbaraga umuntu yifitemo zitera abandi kumukurikira. Zishobora kuba imbaraga ziri mu byo uvuga, cyangwa se ibyo ushishikariza abandi gukora, cyangwa zikaba imbaraga ziri mu buhamya bwawe. Ibyo byombi birakora kandi izo mbaraga ni nyazo, ni imbaraga nyakuri zihari. Twabonye ingero ku bijyanye n'imbaraga umuntu yifitemo zitera abandi kumukurikira, ariko zikaba kuri rwa ruhande twavuze rw'izo mbaraga nyine ziri mu byo umuntu avuga, ugashishikariza abandi kugukurikira cyangwa se ukabatera gukora ibyo ushaka binyuze mu gukoresha nyine imbaraga n'ijwi n'ibindi ibyo ari byo byose bishoboka. Ariko noneho ubu ngubu turi kureba kuri za mbaraga umuntu yifitemo zitera abandi kumukurikira ariko binyuze mu buhamya bwe. Twabonye urugero rwiza rw'umudamu witwa Naomi, ubwo yashishikarizaga yivuye inyuma abakazana be gusigara mu gihugu cyabo cy'i Mowabu. Umwe aza kubikora, ariko tuza kubona ko Rusi we atarebeye ku byo nyirabukwe yamubwiraga ngo abe ari byo yumva, ahubwo we yarebye ku buhamya, yarebye kuri rwa ruhande Naomi atari yitayeho, arangije aba akaramata kuri nyirabukwe kugeza ubwo yajyanye nawe yanga kumusiga. Uyu munsi rero ndagira ngo turebe ku zindi ngero nazo zivuga kuri iki kintu, kandi Bibiliya irazifite nyinshi cyane. Kandi tugitangira ndagira ngo mbanze nongere nkubaze iki kibazo: mbese utekerezaho ko uriho ku bwawe kandi uzapfa ku bwawe? Ese utekereza ko uri ikirwa? Ntabwo ariko biri. Hari abantu benshi cyane bakwitegereza, hari abantu benshi cyane ukururira mu cyerekezo urimo kujyamo, waba ubishaka cyangwa utabishaka. Ahubwo ikibazo ni iki: ibaze ubaye urimo uyobora abantu aho utifuza ko waba uri kubayobora. Iyo turebye mu itangiriro uhereye mu gice cya 11, 12 no gukomeza, tubona uguhamagarwa kwa Aburahamu. Aburahamu Imana yaramuhamagaye imubwira kuva mu gihugu cy'iwabo muri Uri y'Abakarudaya. Imana iramubwira iti haguruka ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Imana imubwira ko azajya mu gihugu Imana ubwayo yiremeye umurwa ikacyitegurira.
icyo gihugu nicyo Imana yabwiye Aburahamu kujyamo, kandi Imana imubwira ko nagerayo Imana izamuha umugisha, Imana izamuhindura ubwoko bukomeye, Imana izagwiza urubyaro rwe akagira urubyaro rungana n'umusenyi wo ku nyanja. Imana imuha amasezerano yuko ari we amahanga yose azaboneramwo umugisha. Imana rero imuhaye ayo masezerano. Aburahamu mu kwizera ntabwo yajuyaje, ahubwo yarahagurutse. Ahagurutse ndagira ngo urebe za mbaraga, ntabwo yagiye wenyine, ahubwo kuko yari afite aho yerekeje, Loti yajyanye nawe, umugore we yajyanye nawe. Ntabwo yagiye wenyine, ahubwo za mbaraga yari yifitemo, kandi kukuba yari afite icyerekezo cyaho ari kwerekeza, byatumye hagira abajyana nawe. Ntabwo yigeze ahamagara Loti ngo amubwire ngo bajyane, nta nubwo yigeze akurura umugore we ngo amubwire amuhatire ngo bajyane, ahubwo kuko yari afite aho yerekeje yajyanye n'abandi. Kuba yari afite aho yerekeje byatumye ajyana n'abandi. Ndagira ngo turebe muri Bibiliya zacu mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa umurongo waho igice cya 16 umurongo waho wa 14 kugeza ku wa 15. Tuhabona inkuru y'umudamu umwe mu bakristo bakomeye, reka mvuge abakristokazi bakomeye wabayeho muri Bibiliya, Lidiya. Hano mu gice cya 16 cy'Ibyakozwe n'Intumwa uhereye ku murongo waho wa 14 ukageza ku wa 15, tubona ko Lidiya yabwirijwe ubutumwa bwiza na Pawulo ndetse n'umugabo bita Asira. Aba bombi bamubwirije ubutumwa. Uyu mudamu yarakijijwe, ariko amaze gukizwa ntabwo Lidiya yacecetse, ahubwo kubera gukizwa kwe tubona yuko we nabo mu rugo rwe byarangiye bakijijwe. Yarakijijwe, amaze gukizwa ashishikariza, atera inyota bo mu rugo rwe, nabo barakizwa, ndetse ababera urugero, bose barabatizwa. Murongo wa 15, amaze kubatizanywa nabo mu rugo rwe aratwinginga ati, nimuba mubonye ko nizeye umwami Yesu by'ukuri, nimuzi wanjye mucumbikeyo. Araduhata. Aya magambo yayavuze kuko hari icyari cyahindutse muri we. Gitewe n'iki? Kwizera kwari muri Pawulo, kwizera kwari muri Sira, kwamuteye inyota, nawe birangira anyuzwe, cyangwa se inyota ye izimijwe n'amagambo y'ubutumwa bwiza yabwiwe. Niyerekeraho, ahubwo bituma ashaka cyane ko n'umuryango we bakizwa. Barangije koko kubwo kumva no kwizera barakizwa, hanyuma bakurikira urugero rwiza rw'umubatizo w'abizera wo mu mazi menshi. Bose barabatizwa, bose barakizwa. Hanyuma izi mbaraga zari muri Pawulo ndetse na Sira zikomeza guhata uyu mudamu Lidiya kwinginga abagaragu b'Imana ngo bagumane nawe. Barangije bagumayo, bakomeza gusangira nawe ijambo ry'Imana. Yewe muri iki gice n'ubundi ukomeje kureba hepfo ku murongo wa 30 ndetse n'uwa 31, tubona umugabo warindaga gereza. Uyu mugabo nawe yaje gukorwaho no kwizera kwa Pawulo na Sira. Kwizera kwabo kwabateraga gutekereza ku iherezo ry'abizera, ku iherezo ry'abera, ndetse no ku iherezo ry'abanyabyaha. Bari bafite icyerekezo kidakuka kandi kidasubirwaho, bari bafite ibyiringiro biri mu mutima, bari bafite amahoro aterwa no kumenya neza ko umuntu akijijwe yari mu mitima yabo, bityo bigatuma batiyumanganya, ahubwo bakagenda bamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero uko babikoraga,
haje kubaho ikintu kidasanzwe. Ntabwo ndi bujye muri iyi nkuru yose, ariko uko bagiye bavuga ubutumwa bakaza guhura n'uyu muja cyangwa se uyu mukobwa wakoreshwaga n'aba bantu bamubyazaga inyungu kubera imyuka itari umwuka uturuka ku Mana wari umurimo, ahubwo wari umwuka w'abadayimoni, basaga nk'aho baragura ariko bakoresheje uyu mukobwa. Hanyuma uyu mukobwa aza gukizwa. Amaze gukizwa, abadayimoni bamuvuyemo, abamukoreshaga bagambanira Pawulo na Sila. Babagambaniye birangira bagiye muri gereza, barakubitwa imyenda ibacikiraho, babashyira muri gereza. Hanyuma bageze muri gereza, Bibiliya irambwira ngo bararirimba kubera umunezero w'uko babonye abantu bakizwa, kubera umunezero w'uko nabo byibura urukundo Imana yabakunze ikohereza Yesu agakubitwa, agabambwa, akambikwa ikamba ry'amahwa, agashinyagurirwa, imibabaro yose yahuye nayo ikamubaho ku bwabo, yewe nanjye nawe. Barangije ngo baranezerwa, baririmbira Imana. Uko baririmbye sinkuzi, ariko umunezero wabateye kuririmba muri gereza aho ngaho aho bari. Hanyuma iminyururu yabo irafunguka. Ifungutse n'abandi banyururu nabo barabyumvise, ndetse habaho ikintu kidasanzwe, gereza inzugi zayo nazo zirifungura. Mbese ninde wafunga Imana, umuremyi w'isi n'ijuru? Mbese ninde wafunga imbaraga z'Imana zari muri Pawulo, zari muri Sila? Ntawe. Ni nayo mpamvu kubera kumvira kwabo, nk'uko bigaragara muri iyi nkuru, kwatumye baguma aho ngaho. Ariko umunezero wari wose, inzugi zari zifunguye, nta cyari kibafunze, nta cyari kibahangayikishije, kuko ibyari biri kuba byose byari byiza kuri bo. Bibiliya irambwira ngo byose bifatanyiriza hamwe kuzanira ibyiza abubaha Imana. Rero uyu mugabo warindaga gereza, aho akangukiye asanga gereza irafunguye, aravuga ati ba databuja baranyica. Afata inkota ngo yiyice. Abuzwa na Pawulo na Sila kwigirira nabi. Bamaze kumubuza, amenya yuko ari abagabo badasanzwe, amenya yuko ari abagabo buzuye imbaraga zidasanzwe, imbaraga z'Imana. Maze arababaza ati, nkora iki? Buzuye umwuka wera. Baramubwira bati, izere umwami Yesu. 31. Baramusubiza bati, izere umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Ntabwo uyu mugabo yabwiwe ko akwiriye gukizwa wenyine, ahubwo yabwiwe ko niyizera agakizwa, ako gakiza ke kazatuma n'abiwe bakizwa. Ndagira ngo urebe rino sezerano riri ku mugabo. Ntabwo umugabo ari wenyine, ahubwo umugabo afite umugore, afite abana, kandi abo bose bashinze imizi mu isano afitanye nabo. Ni nayo mpamvu Imana mu mbaraga z'umwuka wera ivugiye muri Pawulo yamubwiye ngo izere wowe ubwawe, numara kwizera uzaba urugero kubo mu rugo rwawe nabo bazakizwa. Byarangiye uyu mugabo amaze gukizwa, ajyana Pawulo ndetse na Sila ngo abomora inguma, araboza, arabatunganya. Uko ari kubomora, uko ari kubagaburira, uko ari kubagirira neza, nabo bari kuvuga ijambo ry'Imana ry'ubutumwa bwiza. Uyu mugabo abiwe nabo barakijijwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza, barakijijwe. Bamaze gukizwa barabatijwe. Hanyuma uyu mugabo ahinduka umukristo, ndetse nabo mu rugo rwe bose. Ibaze iyo uyu mugabo ataza kwigera yemera gutega amatwi Pawulo na Sila ngo yumve ubutumwa bwiza, ese abiwe bari kuzigera bakizwa? Oya. Tekereza nanone, ese yaza gukizwa yarangiza akareka Pawulo na Sila bakigendera, ntiyigera bajyana iwe ngo areke babwire n'abo umuryango we ijambo ry'Imana. Uyu mugabo wari uzwiho ko ari umurinzi wa gereza. Sinzi imico ye ya mbere, ariko ntekereza ko yari umugabo w'igitinyiro, yari umugabo abo mu rugo rwe bubaha,
yari umugabo abaturanyi be bubaha. Uyu mugabo kubera gukizwa yaciye bugufi, arangije akora mu bisebe by'abagabo atazi, arangije araboza. Sinzi uko yabigenje, wenda yabasize n'amavuta. Abana be bamureba, umugore we amureba, barangije baribaza bati ariko se papa ni iki cyabaye muri we, ko yaciye bugufi cyane, ko yuzuye urukundo rutabaga muri we, ko afite ubuntu butabaga muri we, ni iki cyabaye kuri uyu mugabo? Maze Pawulo na Sila babumbura akanwa kabo babwira ab'umuryango w'uyu murinzi wa gereza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nabo barakizwa bahindukirira umwami. Umva wa mupapa we, ushobora kubura aho ngaho urimo wikinira utazi ibiri kuba, nyamara urimo werekeza abana bawe muri Gehinomu. Uvuga uti jyewe mbaho ku bwanjye, nzajya nkora ibyo nshaka, ngenda uko nshaka, ubuzima bwanjye ni ubwanjye, nyamara utazi kuri kohereza abana bawe muri Gehinomu. Njya ntangara kandi uzabireba uzabibona. Umugabo akabwira umugore we ati jya ujyana abana mu rusengero jya ujyana abana mu rusengero. Umugore koko akabajyana bakiri batoya, ariko iyo abana bamaze gukura ntago basubirayo. Kubera iki? Umugabo afite muri we imbaraga zikomeye zitera abana be gukurikira urugero abahaye. Hari abagabo bibwira ngo nzajya mbwira abana banjye ibyo gukora kandi nzajya mbategeka n'igitsure bazabikora. Niko ubitekereza koko, ariko ntabwo ariko bigenda. Abana bawe bazakurikiza urugero ubaha. Niba uri umusinzi ukajya ubwira abana bawe ngo ntimugasinde bana banjye, urabibabuza bakiri batoya, ariko tegerezaho gatoya. Butegereje urebe abazaba basinzi bakomeye abaribo. Niba utari umwizerwa ku mudamu wawe, tegereza uzarebe icyo abana bawe bazakora. Urutonde rurakomeza. Yohana igice cya 4 umurongo waho wa 31 tuhabona inkuru y'umusamariyakazi. Yohana igice cya 4 umurongo waho wa 39 tuhabona inkuru y'umusamariyakazi wahuye na Yesu. Yesu amubwira iby'Imana y'Imana, maze uyu mudamu nyuma yo kubaza ibibazo byinshi aza gusobanukirwa. Amaze gusobanukirwa, amaze kwakira iyi mpano y'Imana, amaze kunywa ku mazi Yesu atanga, amuhindukiyemo isoko idudubiza kugeza mu bugingo buhoraho, uyu mudamu ngo ajugunya ikivomesho cye yari yatwaye ku mugezi, ariruka. Yirukanyijwe n'iki? Yirukanyijwe n'ubugingo bushya bwari bugeze muri we. Yirukanyijwe n'umunezero wari ugeze muri we. Yirukanyijwe n'urukundo rwari rumaze kugera muri we. Abatakiri nyamwigendaho, abatakiri umuntu wikunda ubwe, wirebaho ubwe, arangije uyu munezero, aya mahoro, uru rukundo byuzuye mu mutima we biramuhata, ajugunya ikivomesho, arirukanka ajya mu mudugudu w'iwabo. Ngo agezeyo abwira abantu, abakuru n'abato, abwira boroheje n'abakomeye, arababwira ati yemwe nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, nimuze murebe ko uyu nguyu atari Kristo. Arangije ntabwo yigumiyeyo, ahubwo uyu mudamu ngo yaragarutse, yagarukanye nabo. Araza, ngira ngo hari yaje ababwira ati yemwe muzi ukuntu byatangiye, yansabye amazi yo kunywa, yemwe muzi ukuntu byagenze se, yambwiye ko ari Kristo, kandi koko nabonye ari we, ni Kristo, yanduhuye, yampaye amahoro, yambwiye ibyanjye byose, kandi yambwiye ko ari umukiza, yambwiye ko ari Mesiya, yambwiye ko ari Kristo, nimuze murebe. Uyu mudamu ngo agenda abahamiriza. Bagezeyo, Yesu ubanza yarabwiye Yesu ati ngaba ndabazanya abiwacu, nabo babwiriye inkuru nziza y'agakiza, babwira ubu butumwa bwiza bw'amahoro, babwira ayo magambo y'ubugingo. Maze ngo Yesu arabigisha, maze barakizwa. Ndagira ngo turebe ku murongo wa 39. Nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu, kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati yambwiye ibyo nakoze byose. Kubwo guhamya k'uyu mugore, ndavuga za mbaraga umuntu yifitemo iyo amaramaje kubwira abandi
akababwira ati nerekeje aha, nimuze tujyane. Donke kuko afite icyerekezo, yarangiza akakibwira abandi, yifitemo izo mbaraga zo kubwira abantu, hanyuma nabo bakamukurikira. Uyu mudamu niko byagenze. Baraje bumva ubutumwa bwiza bwa Yesu, barizera benshi kuri 40. ngo nuko abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo, asibirayo 2. Uyu mudamu ntugire ngo yaratashye, ahubwo uyu mudamu kuko yari yamaze gukizwa, yari yabaye umwigishwa wa Yesu, yari yabaye umuhamya wo guhamya ibya Yesu. Uyu mudamu rero yavanye nabo iwabo mu mudugudu, azana nabo. Ntabwo yababwiye ati yemwe mugende pfiriya kwiriba murebe umugabo nsanzeyo ambwiye ibi nibi, mugende namwe murebe. Oya, uyu mudamu ahubwo ubuhamya bwe mu gusubirayo yeretse aba basamariya ko bakwiriye gukurikira Yesu. Arimwe atera intambwe, yongera agaruka ava iwabo mu mudugudu, asubiranayo nabo. Yararimwe ababwira ati Yesu yanyuze, Yesu yamaye amazi y'ubugingo, Yesu yambwiye ubutumwa bwiza, none nsubiyeyo, namwe nimuze tujyane, muze dukurikire Yesu. Baraje barumva, barangije barizera, ngo baramwinginga bo ubwabo bati Nyagasani gumana natwe, ngo agumayo iminsi 2 yose, 41. Ndagira ngo urebe neza icyabaye kubera ubuhamya bw'uyu mudamu. Nabo ubwabo bagiye kubihamya ko ubwe uyu mudamu yabateye gukurikira Yesu kubw'ibyo yavuze, ariko kandi noneho kuko yagumye hafi ya Yesu, nabo byarangiye bizeye Yesu. Icyama mwabagabo mwe, mwabadamu mwe, mwabasore mwe, mwankumi mwe, mwese abitirirwa izina ry'Uwiteka, mukaba hafi ya Kristo, kuko nibwo ababareba, nibwo ababegera batazabona mwebwe gusa, ahubwo bazabona Kristo. Hizera abandi benshi baruta abambere kuko biyumviye ijambo rye, maze babwira uwo mugore bati noneho si amagambo yawe. Mwene magambo baramubwiye bati wagize neza rwose kuduhamagara, wakoze umurimo ukomeye, Imana iguha umugisha, waduhamagaye rwose, watumye twumva amagambo y'ubugingo, ariko ntabwo ari wowe gusa, ahubwo kuko wazanye natwe, kuko watubereye urugero, noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko. Uyu mudamu yakoresheje imbaraga ze mu gutera abandi kumukurikira, ariko se bamukurikiraga hehe? Bamukurikiraga mu gukurikira Yesu. Hanyuma uyu mudamu kuko yagumye hafi ya Kristo, n'aba bantu nabo byarangiye baje hafi ya Kristo. Icyama wowe nanjye tukagambirira, tukagira inzara n'inyota yo gutera abana bacu, yo gutera imiryango yacu, abaturanyi bacu, abandi ba Kristo, tukabatera gukurikira Kristo mu byo tuvuga no mu byo dukora, kandi noneho by'umwihariko tukabashishikariza gukurikira Kristo no kumwumvira binyuze mu kuba twebwe ubwacu tubikora. Ntidukwiye kubwira abantu ngo yemwe mukiranuke, twe tudakiranuka. Ntidukwiye kubwira abantu ngo mujye mwizera, twebwe tutizera duhora mu maganya. Ntabwo dukwiriye kubwira abantu ibyo twebwe ubwacu tudakora. Yohana igice cya 12 ndisomera umurongo wa 9 gusa, ariko iki gice ndagushishikariza kuzagisoma maze ukareba ukuntu Lazaro yari umuntu ukomeye mu buryo atarazi. Lazaro yararwaye arapfa, amaze gupfa arashyingurwa. Amaze gushyingurwa umunsi ucaho, uwundi ucaho, uwundi ucaho. Urumva nawe uko byari bimeze. Maze Yesu araza aramuzura. Lazaro arongera aba muzima. Lazaro ntabwo yahise avuga ati okay,
ubwo nzutse reka njye gutembera, ubwo nzutse reka njye kureba imirima yanjye, ubwo nzutse reka njye gukora ibyo ntari nakoze, hari ibintu nari mpfuye ntanakoze this way, reka mbanze mbikore. Oya, ahubwo Lazaro hano yicaranye na Yesu, barimo barasangira ifunguro rya nimugoroba, kandi ateze amatwi amagambo y'ubugingo ava mu kanwa k'umwami Yesu. Maze reba Yohana 12:9. Yesu, mumbabarire, abantu benshi b'Abayuda bamenye ko ahari baraza, bamenye ko Lazaro ahari baraza. Icyo akora ari kubanza ari Yesu, bamenye ko Yesu ahari baraza. Icyo akora si ku bwa Yesu gusa, ahubwo ni ukugira ngo barebe na Lazaro yazuye. Wow! Abantu baraje atari ukugira ngo barebe Yesu gusa, ahubwo baravugaga bati reka turebe uriya musore Lazaro, koko kweri duheruka arwaye, duheruka dusenga biranga, duheruka tumushyingura turira, iminsi yari iciyeho, none Lazaro ni gute yaba ari muzima? Ahari wenda bamwe baramukundaga, ahari wenda bamwe bashaka kureba koko niba yazutse, ariko icyo nzi neza nuko nta muntu wari kuza atazi Lazaro. Ubundi se abatari bamuzi bari kubwirwa n'iki ko yapfuye? Bari kubwirwa n'iki ko Lazaro anabaho? Rero Lazaro kuba yari ariho ntabwo yari ariho kubwe, no kuba yari yapfuye ntabwo yari yapfuye kubwe. Ni nayo mpamvu azutse benshi cyane baraje, atabahamagaye, atabatumiye, baraje kugira ngo baze kumureba. Tekereza iyo Lazaro aza kuba atari hafi ya Yesu. Tekereza iyo Lazaro aza kuba atari gusangira na Yesu. Mbese bari kuza, bari kumva amagambo ya Yesu, bari kubona Yesu? Oya, ariko kuko Lazaro yarashinze imizi mu masano yarafitanye n'abantu benshi, izo mbaraga yari yifitemo akizuka zarakoze zizana abantu benshi cyane. Abo bantu benshi baje, byarangiye babonye Yesu. Icyama ukaba hafi ya Kristo. Mana ume kuba hafi ya Kristo, Mana ume kugendana na Kristo umunsi ku wundi, isaha ku yindi, kugira ngo imbaraga zose naba nifitemo zitera abandi kunkurikira, haba mu magambo mvuga, haba mu buhamya bwanjye, maze bitera abantu kubona Kristo. Mana makuba hafi ya Kristo, makugendera hafi ya Kristo. Nibyo nisabira, nibyo nsabira bene data bose bari hirya no hino, nibyo nsabira abantu bose bari ku isi bakijijwe. Niki gituma abantu batabona Kristo? Nuko abakijijwe bataba hafi ya Kristo, hanyuma ngo abantu niba bareba babone Kristo. Mana dufashe, Mana dutabare, twe kuba umwijima ahubwo tube umucyo. Kandi izi mbaraga zishobora kuba, reka nkoresha ijambo, zakora mu buryo buri negatifu. Izi mbaraga umuntu yifitemo zitera abandi kumukurikira, zishobora kuba mu buryo buri negatifu cyangwa se butari bwo. Yohana igice cya 21 umurongo waho wa 3, hari amagambo akomeye cyane yavuye mu kanwa ka Petero. Yesu amaze gupfa, amaze kubambwa, Petero yari yakurikiye, arakurikira, ararwanya, yewe aza no kumwihakana, ariko suko yari amwanze, ahubwo ni intege nke z'umubiri. Aramwihakana rwose, ariko birangira apfuye. Imibabaro yose yanyuzemo Petero yarayibonye. Petero arangije arabyitegereza, mu mutima we yumva acitse intege, yumva rwose ibyo yagiyemo ntacyo bimumariye. Aravuga ati kweri birangiye gutya pe birarangiye. Wa wundi wakijije abarwayi benshi, wa wundi wazuye Lazaro, wa wundi wakoze ibitangaza nkabibona, wa wundi nizeye, wa wundi ufite amagambo y'ubugingo, wa wundi niboneye, niyumviye, nicaye imbere ye akambwira byinshi, wa wundi kweri arapfuye. Petero acika intege. Petero yumva gusubira inyuma bimujemo. Petero yumva akwiriye kwisubirira kuroba. Arangije ndagira ngo urebe ijambo yivugiye gusa. Yohana 21 umurongo waho wa 3 yivugiye ijambo ngo
ngiye kuroba. Atyo gusa. Petero yari umugabo muri we wifitemo imbaraga za kiyobozi. Yari umuyobozi. Ntabwo yari akeneye amatora, ntabwo yari akeneye kubyihatamo, ahubwo we uko yari ateye uko yari umuyobozi. Akivuga ijambo ngiye kuroba, ngo baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ari ntacyo bafashe. Abandi barimo na Yohana wa wundi byavugwaga ko ari umwigishwa ukundwa. Yohana wa wundi waryamaga mu gituza cya Yesu. Yohana wa wundi wari, sinzi uko nabivuga, Yohana yari umuntu wabaga hafi ya Yesu cyane, yaramukundaga. Ntabwo Yesu yakundaga n'abanyabyaha, intumwa ze n'abigishwa be bose yarabakundaga, ariko hari umwihariko wari hagati ye na Yohana, maze Yohana nawe arashogoshera. Umukristo mwiza wakundaga Yesu kurusha abandi, birangira akurikiye Petero wari wifitemo izi mbaraga cyangwa uyu mwuka wa kiyobozi. Kuko avuze gusa ijambo ngo ngiye kuroba, Yohana nawe arahaguruka ajyana nawe. Izi mbaraga ni imbaraga zikomeye cyane, kuko Petero nta n'umwe yigeze ahatira ngo amubwire ngo ndajyana nawe, ngwino tujyane, mumanuke mujye mu bwato tugende tujye kuroba, yapfuye byarangiye muze tugende. Woya we yivugira ijambo ngo okay, jewe nigiriye kuroba. Nabo bati aha, ntudusige turajyana nawe. Mwene magambo, Petero yari yifitemo izi mbaraga zatera abandi kumukurikira, ariko hano zari zikoze nabi, zakoze mu buryo buri negatifu. Yaravuze ati ncitse intege, ndababaye, arantengushye rwose, uyu murimo wa Kristo nkuvuyemo, uyu muhamagaro nkusubikiyaha mbivuyemo, ndabiretse. Avuze atyo n'abandi nabo baba bivuyemo. Ndagira ngo utekereze nshuti yanjye, wibaze ku kuntu ushobora gutera abandi kureka gukiranuka, gutera abandi kureka gukora ibikwiriye, ugatuma batangira gukora ibizira. Kubera urugero watanze, twavuga iki se ku mugabo witwa Loti? Mu Itangiriro igice cya 13 umurongo wa 5 tubona Loti atandukana na Aburahamu. Kubera iki? Kubera imikumbi yabo yabaye migari, hanyuma abagaragu babo nabo baragenda baba benshi. Aburahamu aguruka iwabo yagurukanye na Loti, nubwo Imana itari yamubwiye kujyana nawe, twabibonye kare. Ariko igihe cyarageze, Loti atandukana na Aburahamu. Bamaze gutandukana, icyo gihe batandukana, Loti aritegereza, abwiwe na Aburahamu ati wowe toranya aho ushaka tu, toranya icyerekezo ushaka kujyamo, toranya. Maze Loti ngo aritegereza, arebe epfo, areba ruguru, areba hirya, areba hino, arangije abona umujyi w'i Sodomu. Wow! Ntiyareba umujyi gusa, ahubwo abona ikibaya kirimo ubwatsi butoshye. Maze ngo Bibiliya iravuga ngo yatunze amaso ye i Sodomu. Ntabwo ari aho yerekeye gusa, ahubwo akigera muri icyo kibaya hejuru ku gasozi, ngo yubaka ihema rye arirebesha i Sodomu. Donc umuryango w'ihema rye, reka nkoreshe ijambo inzu ye, umuryango usohoka ukaninjira warebaga mu mujyi i Sodomu. Arangije afata umuryango we awujyana aho ngaho mu marembo y'i Sodomu, afata abagaragu babajyana mu marembo y'i Sodomu. Ubuzima bwe bwose abujyana i Sodomu. Kubera iki ibyo bintu yabikoze? Ndagira ngo utekereze ku iki kintu. Yabikoze kuko yatekerezaga yuko afashe umwanzuro mwiza mu bijyanye n'ubucuruzi. Yaravuze ati jyewe ndashaka kuba umworozi ukomeye, jyewe ndashaka gucuruza amata menshi cyane, ndashaka gucuruza amavuta, ndashaka gukira nkakomera. Arangije afata umwanzuro mwiza ku bijyanye n'ubucuruzi. Ndagira ngo nkubwire kino kintu disi we, ntabwo Imana icyo idushyiriye kuri iyi si ari uko dufata imyanzuro myiza mu bijyanye n'ubucuruzi.
hari abantu benshi cyane barimbuye imiryango yabo kubwo gupanga ubuzima bwabo, kubwo guhanga amaso yabo ku bijyanye n'amafaranga. njya numva abantu bambwira bati ese iwanyu haba kompasiyo, ese iwanyu murihira abana ngo tuzaze kuhasengera, ese iwanyu mufasha abantu ngo tuzaze, ese iwanyu donke bakajyanwa mu matorero cyangwa mu madini n'icyo basezeranijwe bazakurayo. Barangiza ntibite ku nyigisho zibayo, ntibite ku cyerekezo gihari, bo bakagenda gutyo gusa bitewe n'agafaranga. Nyamara Loti ibyo ntago byarangiye neza. Nureba mu gice cya 18 yahuye n'ingorane, kuko aho yari yaragiye Imana ntago igire ku mukiranutsi wayo, ariko aho yari yaragiye ibyaha byaho byabaye byinshi cyane ku buryo Imana yafashe umugambi wo kuharimbura. Maze Aburahamu aringinga abwira Imana ati, Imana nusanga y'abakiranutsi bangana gutya, mbese uraharimbura? Imana itoya, ntabwo mparimbura. Yatekerezaga yuko uyu muhungu yagiye akabwiriza ubutumwa bwiza, umuryango we akawuyobora mu gukiranuka, akawuyobora mu kumvira Imana, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Byarangiye avuze ati, reka ne gukomeza kurushya Imana nikora ubushake bwayo. Byarangiye Imana irimbuye Sodomu n'i Gomora. Umugore wa Loti ntabwo yashoboye kuharenga, yahindutse inkingi y'umunyu. Hanyuma urebye mu gice cya 19 ugasoma uhereye ku murongo wa 8, byarangiye abakobwa ba Loti bavuze bati, uyu musaza ahantu yatuzanye, ibyo yatunyujijemo, dore birangiye tugumiwe, birangiye nta mugabo tubonye, none reka tumusinzirize disi we, hanyuma turyamane nawe tutazapfa tutabyaye. Umukuru arabanza arabikora. Loti baramusinziriza, baramusinziriza, hanyuma umukuru aryamana nawe atwara inda. Ni ukomokwaho n'Abamowabu, abantu bazwiho gusenga ibigirwamana, abantu bazwiho kwanga Imana, niho bakomoka. Kuri Loti waryamanye n'umukobwa we, abyara umuhungu amwita Mowabu, birangira abyaye Abamowabu bose. Umutoya nawe bibuko nguko. Mbese ubuzima bwa Loti ntago bwarangiye neza. Bitewe n'iki? Bitewe n'umwanzuro yafashe, ariko uwo mwanzuro niwagira ingaruka kuri we gusa, ahubwo ugira ingaruka no ku muryango we. Ibuka neza yuko utari ikirwa, ntabwo uri ikirwa, ntabwo uriho ku bwawe, nta nubwo uzapfa ku bwawe. Hari abantu benshi cyane bagukurikiye ubera urugero. Mbese ni rugero ki urimo kubereka? Ni ikihe cyerekezo urimo kujyamo ku buryo niba gukurikira bazashima Imana, bazanezerwa, cyangwa se bazarira? Icyama ugatekereza ku iherezo ryawe, icyama ugatekereza neza aho uri kwerekeza, icyama ugatekereza ku bantu bose baba bagukurikiye, kuko ni lazima wabyemera wabyanga, ku iherezo uzabona neza yuko utarikirwa, utariho ku bwawe, utapfaga ku bwawe, ahubwo uyu munsi wari ukwiriye gutekereza kandi ukareba neza icyerekezo urimo, warangiza ugafata umwanzuro wo kugenda nk'uko bikwiriye bikiri ku manywa, kuko bugiye kwira. Aho ushobora kuzaba utagihinduye icyerekezo, aho ushobora kuzaba utagihagaritse abo wahamagariye kugukurikira, ahubwo ukaba ugiye kubaroha aho utifuzaga kubageza. Mana ushobora byose, ni wowe wahindura imitima yacu, yaba jewe yaba abateze amatwi y'iradiyo, maze ukadutera gutekereza nk'uko ijambo ryawe riri. Nta muntu n'umwe uriho kubwe, nta n'umuntu upfa kubwe, maze ukadutera gutekereza ku bantu twaba dutera kudukurikira mu buzima bwacu, tukareba neza ku cyerekezo aho turi kwerekeza, kandi aho turi kwerekeza niho abadukunda, abari mu buzima bwacu, nabo bazadukurikira bazerekeza. Mana duhe kubyitaho kandi tubenye neza abo turi bo, kugira ngo tutaba bo tudakwiriye kuba bo, bityo tukayobora abantu aho tudashaka kubayobora.
i Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? ese ye impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. ngwino, tebuka guha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu.